ubwo bashakira muri primatire cyangwa muri minafeti. Ubwo wenda Oswald ukorana cyane bya hafi ukurikirana guverinoma, ubwo aho ngaho araduhugura, ariko nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma wari incumbent uriho wakoraga, ntekereza yuko rwose ejo bashobora gusohora itangazo ry'akababaro, yellow paper whatever, ariko bakabigaragaza kandi intandaro y'urupfu rwo njyewe ndatekereza ko ntashidikanya ko stroke c'est possible. Murakoze. Alright, so Osoki yarakitwaye ubwo niba yaparitse arambwira. Osoki waparitse. So Osoki yarakiri mu muhanda arimo gutaha ubwo naboneka arambwira. So ntabwo tuza gufata umwanya muremure tuvuga ku rupfu rwe n'icyamwishe, tuze kuvuga ku mateka ye n'ibigwi bye, dutegereze government cyangwa ababishinzwe baze kubitangaza, ariko nyine kuba yitabye Imana, kuba yatabarutse yagiye ngayo nguko. Reka noneho uyu Giti Forasa MC ni amahoro. Gift uranyumva? Uraho neza Godfather? Urakomeye? Yego ndakomeye. Jewe ikintu cyari gitumye nzamuka mbere na mbere no kubifuriza abanyarwanda, umuryango ba Aremuku, abakunzi be by'umwihariko bamumenye mu muziki. Ariko ikintu cyari gitumye nzamuka nashaka kukubwira, hari groupe tubamo y'abakinnyi ba filime yitwa Rawu. Harimo abantu bamwe bari Rwa Faisal bafite indi nkuru, sinzi nimba hari abantu bo kuri Rwa Faisal ugirira contact. Yego wareba ukuntu wavugisha y'umuntu, kuko hari indi iyo nkuru yindi tubwire. Hari umwe mu bantu nyine uvuga ko we ahibereye, nawe avuga ngo igikuba cyari cyacitse, ariko ni ibiri kuvugwa nyine nabo bamwe muri abo bantu. Nanjye nabo mfite amakuru yizewe ko bishoboka ko yaba ngo atarashira mu mwuka neza. Okay. Rero ubaye ufite umuntu nyine ufitiye contact nkaho ngaho, byadufasha ko yashyiraho umucyo tukamenya amakuru yizewe. Urakoze cyane. Osoki urahari? Osoki ntabwo araboneka, reka tuze who is next. Mukanya nibwo ndaboneka. Oya, take your time. So igikuba cyacitse, twese twihangane, twese dukomere. Yego. Naho kuba nta tangazo turabona cyangwa ngo hagire abanyamakuru bamwe bakuru, abayobozi ba Havation ya nyayo, ko birashoboka ko si ngombwa ko ibintu byose bitangazwa aribwo bwa mbere. Namumyutinze, namutumuye nako network ya Osokim. So gahunda nuko imeze. Osokim aragaruka, ndabizi twari twavuganye ari mu muhanda. Bwana Gift, according kuri source information zitugeraho, niba nsimakanirwe ako kandi nanone habe confirmation na tweet nkoze nyikoze kubera nari mbonye Kigali Today ibyanditse, igitangazamakuru mu by'ukuri kinini cyegereye aba co-host niko kamaro ka. Reka mukubarize Godfather. Oswakim, uratwumva? Yenda kumva. Wari wacitse wari wacitse umaze umwanya tutakumva. Bampamagariyemo maybe
kuva aho baguhamagariyemo rero mubwira ngo kuva aho baguhamagaye nta kintu twumva kugarutsa aka kanya. Mubwire ko nta najya atanyumva kandi ndi kuvuga. Kandi na Godfather ntumwumva kandi kandi ndimo kumwumva. Ngenda mwumva waranyumva. Ndakumva cyane. Okay, wacitse ukimara nta n'amasegonda 30 wavuze, so ubu wafatira tukumva. So nandimo kuvuga natangiye mvuga ngo twese dukomere tubuze intwari, igihugu kibuze umuntu ukomeye, kibuze umuhanga kandi yari akiri muto, ntabwo ari ku myaka 60 yari akayigejeje. No way. Ntabwo yari akayena yegereye, urumva. So noneho hari ikindi navuze gikomeye nimwanyumva, kuba guverinoma itari yabitangaza kandi yari umuvugizi wayo wungirije, reka nabyo byongereho, nuko hari byanze bikunze hategerejwe wenda confirmation yo kwa muganga indi ya nyayo. Kuko iyo biza kuba ukuri nyakuri kwizewe, ntihari bure n'abanyamakuru bakuru bahabwa amakuru, kuko nateka n'igihe cyose leta ari itangaza inkuru ariyo ya mbere, ko leta bisaba nyine ni procedures, ni kuvugana na famiye, ni ukwandika, ni ukusobanuza, ni ukugisha inama. Mu gihe itangazamakuru ntabwo ritegereza inkuru, murebe ku gihe.com, igihe n'abantu bahabwa amakuru, nicyo kinyamakuru cya mbere hano mu Rwanda gihabwa amakuru mu ba mbere, cyo na RBA. So niba yagiyeho simbizi yabigiyeho mu kanya maze ntarebaho kuri Kick Today, niyo yanditse, iyandika mu masaa 4 cyangwa masaa 5, urumva. Ariko nayo ntabwo yigeze ivuga ngo tuyakesha urwego runuru, ntiyavuze ko yakesha kwa muganga, ntiyavuze ko yakesha ikigo kiniki cya leta. Yo nayo urabona ko yafashe ibyo biri kuvuga ku muhanda. So nanjye nirinze gukora tweet kuko haraho nabajije kandi babishinzwe, ntibanyemerera, ntibanampakanira, bambwira ko baza kumbwira. So kora amaze Kigali Today, kuko Kigali Today nacyo ni ikinyamakuru cyegereye leta cyane ku buryo gihabwa amakuru atari w'ivumbi. Kuba bibwirije kubyandika nuko bizeye 100% kubwo byanze bikunze byarangiye. Niba abaganga batari banabyemeza, biragoye ko yagaruka, ntabwo ari ukubika umuntu akiriho, ariko niba no kwa muganga batarabyemeza, leta itari yagira icyo bitangazaho, biragoye ko yagaruka. Shobora kuba yagiye stroke nimbi, shobora kuba yari yigeze ku rwego rudasubira inyuma. So ni ibyo navuga wenda mu kanya twaza kuvuga ku gihe gatoya. Yego, igihe kangusomere inkuru yo ku gihe, reka nyikurebere. Inkuru yo ku gihe iragira iti, ndasoma umutwe w'amagambo kugira ngo abantu bakonfaminge igihe n'abantu bakorera imbere nkuko wabivuze. Igihe nicyo kinyamakuru cyo mu kizuru, nicyo kinyamakuru navuga direct kivuga inkuru za leta, cyangwa ushaka amakuru navuga ko ari nkayo site dufite mu Rwanda umuntu yavanaho amakuru yizeye atarimo kubeshya cyangwa guharabika cyangwa kugambana, bivuga uko. So igihe rero ndatekereza bamaze kwandika iyo nkuru, nuko internet yagimeze nabi, sinzi impamvu, ariko ku nkuru y'igihe iragira itya iti, ihangane gato ya Usakimu, ariko rero nanjye mfite internet isigaye ingora, ihangane gato. Internet isigaye intenguha, ariko wenda nko ku nkuru yo ku gihe baragira bati, arimo kurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma yitabye Imana ku mugoroba wo kuri uyu wa 4 tariki ya 3 Mata 2025 azize uburwayi. Iyo ni inkuru iri ku gihe. So twinjiye mu nkuru irambuye. Arimo kurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma yitabye Imana. Arimo kurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma yitabye Imana ku mugoroba kuri uyu wa 4 tariki ya 3 Mata 2025 azize uburwayi. Mukurarinda wamenyekanye ku izina rya Alemuku yakoreshaga mu buhanzi, yaguye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal
amakuru avuga ko yazize uburwayi bw'umutima. Ngo iki? Stroke tanawe yase yazize uburwayi bw'umutima. Stroke sifata mu mutwe bw'umutima. oya ni are ubwo iyo ni are Tugende cardiac cyangwa gakeya se aha ngaha turi gusoma inkuru nababwiye ngo when we it's a breaking news. Izi ni inkuru turi kugenda dufata hana hariya, ndaje mbasomera inkuru iri ku gihe wasanga tubonye ndi. So bivuze ngo stroke ihinduwe ni mutima. Reka tugende gatoya. Umwami Faisal amakuru avuga ko yazize uburwayi bw'umutima. Mukuru Arinda wavutse mu 1970 yize amashuri abanza mu Rugunga, ayisumbuye ayiga Rwamagana, yiga icungamutungo, aho yavuye ajya muri kaminuza y'u Rwanda mu 1991 gusa ntiyarangiza. Yahavuye ajya kwiga mu Bubiligi ibijyanye n'amategeko. Mu mirimo yakoze harimo kuba umushinjacyaha ndetse aba n'umuvugizi w'ubushinjacyaha. Yaburanye imanza zikomeye zirimo iz'abakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Ni umuntu wakundaga gusabana, kwisanisha n'abantu bose agezemo, kandi agakunda gutera urwenya. Yakundaga umupira cyane ko yari afite n'ikipe y'abato. Niwe wahimbye indirimbo y'ikipe y'igihugu Amavubi yitwa Tsinda Batsinde, ndetse yahimbye n'izindi zakunzwe zandi makipe. Ngayo nguko iyo kugeza amasaha niyo nkuru iri ku gihe. Bwana Oswakim. Urakoze cyane Godfather. Urumva ko nayo ntabwo ishyiramo aho yavanye amakuru, habe kwa muganga, habe mu nzego za leta, habe no muri famiye y'u Rwanda. Ego. Ngira ngo itangazamakuru ko ryandika umaze kubimenya cyane. Ntabwo bashyizemo rero aho bakuye amakuru, gusa kuko nabibabwiraga, Yego. ntabwo dushobora ku mbuga twaba turimo kuvuga ibintu gutya amasaha atanagashira bivugwa bitari ukuri, kandi ari umukozi ukomeye wa leta, ngo habure abaduha ibinyuranye nabyo. Ubwo abarira nukurira tukihanagura, nta kundi. Umuryango wo kwana ugakomera, abo bakoranaga muri OGS bagakomera, bakoranye nawe, abari mu bushinjacyaha n'abavoka biganye nawe twahoze tuganira, ntabwo bigeze bayahakana. Wabonye ko na mugenzi we Gatete Ruhumuriza nyiri ngabo yabyanditse. So urumva nta mpamvu yo gushidikanya, tuvuga ibigwi bye, nta kindi tuvuga ibigwi bye, nta kindi. Okay, so ndabona The New Times nayo ni ikinyamakuru cyizewe Bwana Oswakim. Cyane cyo ni igihe yego kiragira kiti the deputy government speaker person Mukuru Arinda died on Tuesday, April 3rd. The New Times has related he was 55 years old. Yibaba we yarakiri muto yabasi. Sibyo nakubwiraga se? Nawe yarakiri muto. Yavutse muri 70. Yavutse muri 70. So nguwo urumva ko na The New Times no cyamaze kwandika kandi kirakonfaminga ko ari Mukuru Arinda yamaze kwitaba Imana. Nacyo cyanditse ko kiranditse ngo The New Times has learned. Ntabwo ubwo gifite source kiri bukoting. Ntabwo urumva Mukuru Arinda ni umukozi wa leta, yari umukozi wa leta, ni umuntu mukuru, umuvugizi wa guverinoma wungirije. So urukumva guverinoma ntekereza ko ari ibuze gutanga ibuze gutanga itangazo, ahubwo nkibaza igihe iyi nkuru ko amakuru, urumva ko hano amakuru tubonye amakuru yuko yazize umutima. So reka dukomeze tuganire, turaza kumenya byinshi azuronga ibinyamakuru biri kwandika. Nta nubwo ntekereza ko guverinoma itegereza ngo hazabe ejo uzise gutanga itangazo. Godfather. Yes sir.
ahantu ibitangazamakuru binini bivana amakuru haba ari henshi. yego Hari hospital sources, abo kwa muganga. Hari wenda abo muri famiye, ibyo bishobora no guhita bigora aka kanya. Ahandi wenda ni mubo bakorana. Gusa nayo ni style nziza kuba ikinyamakuru kivuga ngo amakuru twamenye. Hari igihe baba banayahawe n'abantu bo muri leta ariko badashaka kuvugwa aka kanya kuko hakiri kare, kuko leta iyo igiye kuvuga ivugisha amatangazo yanditse. yego Ibyo nabyo iyo ari ibinyamakuru rero byibashye nk'igihe, The New Times, Kigali Today, urumva icyo gihe ujya wemera ko ibyo ari ukuri, baba bayavanye mu bayobozi ariko abo bayobozi bakaba batemerewe kuba quoted. So yego niyo mpamvu mu kanya nababwiraga rero, kuva bimaze aya masaha yose bivugwa nta rwego ruri official rubihakana, ubwo inkuru aba ari iyo, ni ukurira tukihanagura. Ibi nabizaniye iki? Kubera wa muvandimwe wari ukubwiye ngo ubaze kwa muganga, yego ngo birashoboka ko agihumeka, wa wundi uvugaga kuriya. Niyo mpamvu igihe nari mfite ijambo nabishyizemo, binatumye ujya kureba kuri The New Times, nako ku gihe no kuri The New Times. So reka twivugire ibigwi bye rero, mbere yuko tujya kuko kubigwa ibyo muraza kungira inama kuko akantu nashaka kuvuga gatoya gutfata okay oya yego ni ukuvuga nta network ufite, shaka network bwana be ngo Abe raporo mu mwanya Abe abe ubu uramanuka ntabwo wongera twakumvaga ugaruke, neza. ntabwo tukumva. ntabwo munyumva. aho ndakumvishe. Yego rero ndavuga ko raporo de décès ikorwa mu gihe runaka, wenda nk'amasaha 24 48, kugira ngo noneho ekipe y'abaganga bamukurikiranye isobanure neza amavu n'amavuko uko byagenze na autopsy. So muri make byo Sakima abivuze neza professionnellement. Ndumva wa mugani twajya kubyibigwi bye, ariko gushidikanya yuko rwose byarangiye twaba ari kwigira Thomas. Ndumva Okay, aricyo narenzaho. reka tugende. Osoki Godfather, yes. uwo ninde? Yego Aphrodis ndakumva. ubwiriwe neza. Wiriwe. Tuje nawe duhuriye kuri iyi line, nihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Ibi bintu turiho tuvuga, Yego gufata umugongo uyu mubyeyi, kuko amakuru maze kumenya mvuganye n'umuntu uturanye nawe umuryango ku wundi, yego kandi umuntu ukomeye, ntabwo namuvuga amazina, ambwiye ko byabaye yatabarutse. yego Mu gutabaruka ni waba twese, ngo yishwe na stroke, yishwe n'umutima, yishwe n'iki, ntabwo turi abaganga bapimye ibyo bintu uko byagenze, ariko kubw'izo mpamvu ko byabaye ntacyo twabihinduraho. Imana ariko yashatse kugira ngo mwakire mu bayo. Turasaba abantu duhure kwiyunga, kwihanganisha umuryango we, tutavuze ngo yazize iki, byagenze bitya, kuko nta n'umwe ugeze ujya kwa muganga aho byabereye. Gusa amakuru mfite mpagazeho 100% nuko ari Faisal. nuko ari Faisal. Yego, mufite 100% ko nyabwiwe n'umuntu, ntabwo yoroheje, simvuze amazina ye. Yego ariko ni umuturanyi we, umuryango ku wundi. yego kuko mwese muvuze mwese muramuzi. oya si ngombwa, ariko niyo wabitubwira nta icyo bitwaye se, nubundi ko nta ntuziharira icyo bitwaye watubwira. Ariko nta n'impamvu mama nandi kuvuga na Sina Gerard. Okay. Nyirangarama. Okay. Kumuvuga ni ngombwa, kumuvuga ni si ikibazo, kuko Sina Gerard nawe ari mu bantu tugomba gufata mu mugongo tukamukomeza, kuko sinzi niba hari icyo bapfana mu muryango, ariko ni inshuti zo guhera kera. Buriya ziriya ndirimbo mwumva ziririmba kuri Nyirangarama, inyinshi ni Anayamuko wabaga wazanditse, hari n'izo aririmbamo n'akabanga n'iki. Buriya n'ikipe ye yitwa Tsinda Batsinde iri hariya hafi yo kuri Nyirangarama, hari Rulindo. So no kuvuga rero nari nkwambuye ijambo wakomeza, ariko numvaga icyo gumbwa.
nta kibazo uzwashye. So ibyabaye ko ni ibintu bitunguranye kandi uzi ko n'ubundi n'impfu zibaye hirya no hino biba bitunguranye. Ngiye ku mutima wanjye ko birandemereye ko nkimara kubona itangazo rya mbere nyine we mbashe guhamagara bwa mbere mubaza se ibintu numvishe nibyo nk'umuturanyi we ko begeranye igipangu kindi. Yego niko bigenze, aguye ahantu aha bigenze bishya. Rero tuge gutina mu magambo tuvuga ibindi bintu runaka, habo dufate mu mugongo umuryango wasigaye dutegereze ibyo gavumenti iri butangaze abyo tuza kugenderaho. Nungayo nguko ijambo ryanjye ari ryo gusa umutima wanjye warababaye ko ejo twari turi kumwe. Ejo wari kumwe nande? Na nyakwigendera nagiye kumureba ku bitaro. Yego ndamusuhuza bampaye amasegonda atarenze 10. Yego ndagenda ariko ikintu kintangaje ni ukumva ngo birarangiye. Ni nk'ibindi byose kubaho ubuzima turimo n'ejo n'ingejo. ibivugwa ko yajyanywe ku bitaro ejo by'igitaraganya nibyo? Ntabwo ari byo. Ko yagiye yigenza. Yego Ntabwo uko nabyumvishe kuko ntabona bamusuhuje kumukora mu kiganza kuvuga byo ntabwo bashaka kuvuga. Yagiye kwa muganga ryari? Ejo nagezeyo saa 12 za nimugoroba. Ndavuga nyakwigendera we yagiye ku bitaro ryari? Ntabwo nabashije kumenya nyirizina isaha agereye ariko ni umunsi w'ejo. Ni umunsi w'ejo. Yego. Okay. Urukumva ariko yarasanzwe arwaye ariko ntabwo ari uvuga ngo byagafashe etape kuba yava mu mubiri. Yego. Ejo mugeraho yari ameze ate? Yari amerewe ate? Urwaye umuntu ntabwo abasha kuvuga. Bakoreshaga ibishoboka byose no kugira ngo umuntu amugereho byari ikindi kibazo. Gute ko kumugeraho yari muri sale kugira ngo bamwiteho? Yego bamusigaho ariko ntabwo byari kuri ka nk'iyo twumvisha ko ino saha. Ngoko urakoze cyane. Pole brother. Wabiba Pole sana Aphrodis. So ngayo nguko